kijyanye na internet Pascal warusabye kugira icyo kivugaho hanyuma n'umunyamabanga wa leta babajije ngo internet ibintu byose birakoreshwa internet byinshi ariko irahenda. Reka yenda tubanze twumve uyu rwiyemeza mirimo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ntabwo nsubiza Minisitiri ya ICT, Minisitiri haraza wenda kugira icyo yongeraho, ariko iki ni ikibazo gikomeye, ikibazo cya internet. Nubwo u Rwanda ruri mu bihugu bigerageza, ariko kugira ngo tugere kuri rya terambere tubyihuta, dukeneye internet ikora neza kandi ku giciro cyiza. Nk'ubu nitanzaho urugero, iwacu muri North Kenya twishyura arenga hafi miliyoni 16 buri kwezi kuri internet, ariko ni kenshi usanga rimwe na rimwe internet yagiye. Ndakeka Israel wo mu irembo n'ababizi, hari igihe ujya nko gushaka serivisi y'irembo bakagwira bati internet yagiye, kandi bivuze yuko irembo ritishyura. Akaba ari ikintu gikomeye cyo kureba uburyo hashakirwa umuti kino kibazo mu buryo buhoraho. Ikindi nuko tuzi ko hari initiatives ziri gushyirwaho. Twabanye nko mu cyumweru gishize ubwo company ya SpaceX yafunguraga ibikorwa byayo mu Rwanda, bikaba biduha icyizere ko nubwo dufite ibibazo uyu munsi, ariko ari ibintu biri gukurikiranwa, tukaba twizera yuko izi nzego zibishinzwe zizadufasha bigakemurwa mu maguru mashya, kuko ni ikibazo gikomeye dufite. Yego, twumva umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, internet ihendutse yaboneka iti uko baravuga ko igihenze? Yego, nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Reka tubaze Minisita ushinzwe ibya IT abari utubwira. Muramuzi bitari byo. Mubaze iby'inyubako, imihanda, intindo n'amazu n'ibindi. Hari mubaze ibindi, hari Minisita ushinzwe ibya IT hano ari utubwira. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nibyo ku giciro cya internet gikomeza kuba gihenze ku banyarwanda benshi, ahanini biterwa n'ibintu bibiri. Isoko yaho tuyivana nk'igihugu kiri landlocked, to dependinga ku bihugu biri ku mazi kugira ngo dushobore kuba twabona ya internet. Noneho cya giciro nacyo kigaterwa na bandi bayinyuza mu mazi ikaba yatugeraho mu gihugu cyacu. Umwaka ushize twakoranye n'ubuvuga ngo kugira ngo tubone internet mu gihugu cyacu, tufite imiyoboro ibiri, unyura muri Uganda na Kenya n'unyura muri Tanzania. Umwaka ushize habayeho kuganirana nabo kugira ngo badufashe kugira ngo igiciro nibura kigabanuke, binadufashe kugira ngo no kukigeza ku banyarwanda nacyo kibe cyabahendukira. Ibyo bikaba byarakozwe mu kwezi kwa 9. Ariko kugira ngo cya giciro gishobore kuba cyagera ku banyarwanda gihendutse, bigomba kugenda bikurikiranye cyangwa bifatanye nuko turebera hamwe bya bikorwa remezo by'itumanaho, uburyo kubishiraho cyangwa kubyubaka byafasha ba rwiyemezamirimo cyangwa bya bigo by'itumanaho kuba basangira za costs zo gushyiraho ya passive infrastructure. Ubu tukaba twarabonye amafaranga yo gukora iyo nyigo ya cost sharing model kugira ngo idufashe binahuzanye na cya giciro twashoboye kuba twamanuraho icya gatatu, noneho tuzabashe kuba twabona igiciro gishobora kuba cyahenduka. No kuvuga ibyo byose biragenda bihuzanya biganisha yuko cya giciro cya internet cyabasha kugabanuka. Nyango Pascal yarabivuzeho, iyo tugenda tubona abandi bari kwiyemeza mirimo benshi baza muri iyi space ya internet service provision, nabyo bidufasha kubona ya competition irushaho kumanura cya giciro cya internet. Uyu munsi iyo urebye imyaka 2 ishizaho home internet yasaga nkaho itabaho, ariko tukabona ibigo bibiri Canal Box na Liquid bashobora kuba bazana izo service, bikaba byarashoboye kuba twagenda haboneka abandi bantu biyongera, ariko iyo competition ikaba ikeneye kugira ngo bya biciro birusheho kugenda bigabanuka, buri munyarwanda wese bishobore kuba byamworohera. Ngira ngo icyo nabizeza nuko ibyo byose turakomeza kubishiramo imbaraga,
ari ukuganira n'aho dukora isoko ya interineti cyangwa kugura mu bwinshi kugira ngo bidufashe kumanura cya giciro noneho n'abantu bose kibahendukire kubageraho. Murakoze. Ibyo cyane cyane ni ku giciro, hanyuma ku stability yayo, uburyo ishobora kuba ihenze ariko ikora neza, cyangwa ishobora guhenduka ikora neza. Aricyo cyo kuba idakora neza biterwa n'iki, cyangwa se bifitanye relationship ki na price? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kuri quality of service ya serivisi za internet, ahanini biterwa na bya bikorwa remezo biba byarashowemo na ba rwiyemezamirimo bitandukanye, ariko no ku ruhande rwacu kuba tutari dufite ubushobozi bwo kugira ngo dushobore kuba twameasuringa iyo quality of service. Noneho ugasanga iyo ibikorwa remezo birahari ariko hatariho uburyo bwo kugira ngo iyo quality of service ibe measured mu buryo bwimbitse, ugasanga response iri best kuri complaints uko zagiye ziza. Ubu ngubu izo systeme zirimo zirashyirwaho kugira ngo zifashe abashinzwe kugenzura imitangire ya serivisi nziza mu by'itumanaho bajye babireba in real time, binafashe na hahandi tugomba gukora reinvestments kugira ngo upgrading za networks zitume abanyarwanda babona internet nziza, yihuse kandi ihendutse. Iyo bigeze hehe ibyo byose bizakemuka ryari? Kwanza Barore, ugiye wigisha aba bantu Ikinyarwanda, ntabwo kwimbika ari Ikinyarwanda. Yego. Zanabigishe gutandukanya shi na hi, biratandukanye. Your Excellency, abandi bajyaho bakavuga ntago, ubavuga ntabwo, ukavuga amanama, nta manama abaho, ni inama. Abaho inama. Iyo Iyo tubivuze Your Excellency, hari igihe bavuga bati ni amateka, ntitwahabaye, nabyo kandi bikumvikana. ibyo bigeraho birangirira, ariko ntabwo ntabwo wahora uri mu mateka gusa. Murakoze cyane. So ariko abantu babishatse